ari ifoto imaze iminsi isirikira ku mbuga nkoranyambaga mu itangazamakuru uri mu modoka utwaye. Iriya foto ni wowe cyangwa ni photoshop? Ni njyewe. Byagenze bite? Nagiyeho ndifotoza bisanzwe nk'ubu nabwo nakihagarara gutya nkifotoza, so nifotoje kuriya nyine kuko urumvaga hariyo mudu ndimo. Ufite permis? Oya. Urateganya gutangira kwiga gutwara imodoka nuba Miss bazagwa imodoka? Yego. Ubiteganya ryari? Mbiteganya nyuma y'iri rushanwa. So ku mbuga nkoranyambaga hari abantu benshi bitwa ba Mwiseneza ba creating ama account ku mazina yawe Mwiseneza Josiane. Bira bintu bivuga iki? Ese imbuga nkoranyambaga ukoresha niziye muri make? Imbuga nkoranyambaga nkoresha ubundi kuri Instagram nkoresha Josiane Mwiseneza official. Noneho kuri Facebook ho rwose nta page nimwe ngira. Hari ama page menshi ariko yose nta nimwe yangirimo, aba postinga bose nta nimwe nkoresha irimo. Hari indi foto tugarutse ku mafoto gato, hari indi foto ikugaragaza wambaye umwambaro wa Rayon Sport. Iriya foto bite? Iriya foto ntago ari yanjye, nanjye nabibonye kuriya gusa ikigaragara cyo bafashe ifoto mfite nimero nayo twakoresheje mu gutora barayihindura bimera kuriya. Rero ntago ari yanjye, nanjye babyaranunguye. Ese iyo ubibonye wowe uba wumva umeze gute? Ntabwo bikubabaza? Okay, ntago bimbabaza gusa ntago nanone nabishyigikira. Uyu umuntu yabanza akaza tukavugana tukaganira tugakora ibintu twumvikanyeho, nanjye ntabaye ntatunguwe. Wowe bazanasokera mu gihe Kigali inshuti zawe kandi mukagubwa neza. Aho n'ahandi mu nako cafe tugane hano mu gihe Kigali muri Tedemiri, aho tubafitiye ikawa zitandukanye ndetse n'ibindi biryo bitandukanye kandi ku giciro cyiza.